Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe kugira turusheho kubona imyitozo ihagije, nitugerwaho tuzagira amanota meza ashimishije kandi bitatugoye. Ikintu ubusabwa hano ni ugufata agapapuro, ugafata n'ikaramu, ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo mu bisubizo bine baba bagwaye kuri buri kibazo, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ikizame cyose dushyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikindi ushobora kuba uri gukosora wenyine wagira ikibazo ukabura ubaza, ushobora kutwandikira kuri 078 935 16 26 tugagufasha serivisi abari ubuntu. Tudatinze rero, ikibazo cya mbere kirabaza ngo uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende, muri ibi byapa bikurikira ni ikihe wakwitondera? Uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende, muri ibi byapa bikurikira ni ikihe wakwitondera? Dore icyapa cya A gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni ah'umweru, ikirango cyo ni kiriya cy'umukara. Icyapa cya B cyo kuri B muri kubona ko gifite ishusho y'uruziga n'ikirango cy'umukara ariko gicishijemo umurongo w'umutuku. Muri kubona icyapa cyo kuri C ukuntu kimeze, muri kubona icyo kuri D. None mwa bino byapa bine uko babitweretse, ugiye kunyura ku kinyamitende, ni ikihe cyapa wakwitondera? Ese ni A? Ese ni icyapa cya B? Ese ni icyapa cya C cyangwa ni icyapa cya D? Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka neza ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo hano ni C. Iki cyapa cya C nicyo wakwitondera. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije, hatabona neza, ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Murabizi ibirere ntabwo bihora bimeze kimwe, hari igihe bigera ukabona urumuri rwagabanyutse, urugero nko mu gihe cy'ibihu, ugasanga mu gihe cy'imvura ibihu byamanutse ku buryo umuntu atari kureba neza. Hari amatara rero y'urugendo uba ugomba gukoresha. Rero mwa bino bisubizo baduhaye hepfo ugiye guhitamo ayo matara ni ayahe. Bibutsa ko ikibazo kimeze nka gutya akenshi ntabwo gihinduka, ujye uhita ufata igisubizo aba ari icyo ngicyo igisubizo, kuko nta kundi kuntu bakubaza bitari nka gutya. A. Amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B. Amatara kamenabihu y'imbere. C. Amatara yo kubisikana. D. Amatara kamenabihu y'inyuma. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Nkeka ko igisubizo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B. Amatara kamenabihu y'imbere. Urumva n'izina ryayo uhita wumva ko ni amatara aba aragufasha kubona neza neza. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Itegereze neza ino foto baba baduhaye, none uri hano inyuma ye, ni gute wamunyuraho? Hano hari ibisubizo baba baduhaye ugahitamo igisubizo cya nyacyo. A. Aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho. B. Atarenze umurongo wera ucagaguye. C. Arenze umurongo wera ucagaguye. D. Nta kurenga iyi mirongo yombi. Ese ugiye kunyura kwa uno munyegare urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa ni D? Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro. Igisubizo cya nyacyo hano, ese ni A?
ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Urabona ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri rero hano ni C, arenze umurongo wera ucagaguye. Ikibazo cya kane kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Murabizi mu muhanda w'ibyerekezo byombi uhura n'ibindi binyabiziga. Hari igihe rero ushobora guhura n'ikinyabiziga cyacanye amatara ku buryo utaraba uri kureba imbere neza. Urabona na kino kinyabiziga kwa ino foto baduhaye nta nubwo uri kukibona kubera urumuri rwinshi. None wakora iki uramutse uhumishijwe n'urumuri rw'icyo kinyabiziga? Hitamo neza mwa bino bisubizo bine baduhaye. A. Kumisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare. Ahangaha nibyo bita guhimana. Ubwo ngo yacanye amatara nanjye reka mpite nyacana. Aho ngaho icyo ni kuri A. Ese wowe uri kumva ariko byagenda? Nawe ugahita ucana amatara maremare mugasa nk'abari guhimana. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda nibinashoboka ugabanye umuvuduko. C. Urabizi ntabwo wakomeza kugenda kuri B, ntabwo wakomeza kugenda ku muvuduko wari uriho kandi utari kureba neza imbere. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Canira amatara y'ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Ongera umuvuduko kugira ngo usoke muri urwo rumuri vuba bishoboka. Ntabwo utari kureba imbere neza se ukongera umuvuduko? Hitamo rero igisubizo cya nyacyo ukurikije uko ubyumva. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda nibinashoboka ugabanye umuvuduko. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Cyangwa utwaye nk'abandi bantu, cyangwa weho mu gihe watembeye mu modoka wabonye iyo bahamagaye shoferi akora iki? A. Kwitaba cyangwa ugahagarara ako kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. B yavugaga ngo kutayitaba, C yavugaga ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Hano muhita mumenya n'uburenganzira bwanyu, mutazagenda mu modoka umushoferi ari ku modoka ari gutongana ugasanga akoze impanuka, ubuzima bwanyu bushyize mu byago. Ni kujya mumenya amategeko y'umuhanda neza. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Bere kujya babatwara bari ku matelefoni, mujye muhita mubabuza. Cyangwa namwe mwe mugiye kwiga gutwara, nimutwara abantu mujye mumenya ko ariko biba bimeze. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Murabizi mu muhanda hari igihe aba ari nko ku munsi w'isoko, abantu bajyanye amatungo mu isoko, rero ugasanga nk'inka yamusaranye iri kwirukanka mu muhanda, iri kwinaga hejuru. Ubwo abo akabasaba ko muba muhagaritse ibinyabiziga byanyu. Mwakora iki igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje akabasaba ko ibinyabiziga bihagarara cyangwa ikinyabiziga cyawe ugihagarika? Wakora iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko inyamaswa nta bwenge ziba zifite. Ushobora no kubona imodoka ije ahubwo ukabona ahubwo nibwo yihuye mu muhanda. Ubwo rero itegereze neza bino bisubizo bine baguhaye, uhitemo igisubizo n'ubwitonzi umbwira igisubizo cya nyacyo.
Hano rero igisubizo cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Birumvikana pe, kuko iyo nyamaswa nta bwenge bifite. Ikibazo cya karindwi kibaza ngo iki cyapa gisobanura, ubwo agiye kutubwira uvuge icyo bisobanura. Urabona gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara kirimo umuntu usa nkaho ari kugenda. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abana n'amaguru bambukira. Iyo abana bari kwambuka nk'umuhanda, muri hangana kuri C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Bibutsa ko akayira k'abanyamaguru n'aho abanyamaguru bambukira ari ibintu bitandukanye. Murabizi nk'iyo muri kugenda mu muhanda, hari muba muri guca niho akayira k'abanyamaguru, aho abanyamaguru bambukiraho ni hahandi bita ngo muri zebra cross. Hahandi haba hari imirongo y'umweru iteganya n'uriya murongo ugabanyamo umuhanda kabiri, rero niho abanyamaguru bambukira. Ese igisubizo cy'ukuri ni D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B yavugaga ngo akayira k'abanyamaguru, C yavugaga ngo aho abanyamaguru bambukira. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri rero ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagendera kuwuhe muvuduko? Ndasubiramo, urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko bimenyesha irangira ry'imirimo bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagendera kuwuhe muvuduko? Tegereza neza ibyo byapa, ndakeka ko ibintu mujya mubibona mukabona ibyapa bibiri bisa nkaho bifatanye cyangwa biri kumwe. Hari amakuru biba bishaka gutanga ariko bikaba ngombwa ko byuzuzanya. A, kilometero 70 mu isaha. B, kilometero 50 mu isaha. C, kilometero 40 mu isaha. D, kilometero 80 mu isaha. Ibintu bya kilometero mu isaha maze iminsi bivugaho, ariko biba ku kinyabiziga cyose gifite moteri, uhita ubibona n'ibindi byose, uhita umenya umuvuduko uri kugenderaho uko ungana. Mu modoka bibamo, hose bibamo, ukajya uramenya umuvuduko uri kugenderaho. Hano none urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano igisubizo cy'ukuri ni D, kilometero 80 mu isaha. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A, toni 12, B, toni 16, C, toni 10, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko toni muba mugomba kumenya ko ari urugero rw'uburemere, ni ukuvuga ngo toni imwe ibingana n'ibiro 1000. None hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, toni 12, ese ni B, toni 16, ese ni C, toni 10 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri ni A, toni 12. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo
uretse mu mijyi. Ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo mu kuzungu ni A toni 10, B toni 12, C toni 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo muri kubona ko kijya gusa nk'icyo hejuru ariko ntabwo ari kimwe. Ese igisubizo cy'ukuri ni A toni 10? Ese igisubizo cy'ukuri ni B toni 12? Ese igisubizo cy'ukuri ni C toni 15? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ubwo baba bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kiri kuri A no kuri B no kuri C, byose akaba ari ibisubizo, byose akaba atari ibisubizo by'ukuri. Nibyo cyo biba bishatse kuvuga hano kuri D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi y'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Murabizi ibinyabiziga bigira amahoni, ariko hari ibinyabiziga byihariye uba ugomba kumva. Wakumva ihoni ryacyo nubwo cyaba kiri hehe, ugahita umenya ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba. Rero ibyo binyabiziga ni ibihe? A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ibinyabiziga ndakumirwa, B ikavuga ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa ni D? Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano igisubizo cy'ukuri ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: A. Umweru n'umukara, B. Umutuku n'umukara, C. Ubururu, D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko wenda muzabinyandikira muri comment. Ese ari ugukosora ibizame no kujya ntegura nko muri weekend nkabategurira ikizame ku byapa, ibyo bintu nabyo si byaba byiza? Ibyapa maze gushyiraho video 2, ibyapa biburira n'ibyapa bitegeka, mwasubira kuri channel mukabireba biriho. Hano rero igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri ni B. Umutuku n'umukara. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku mihanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Ariko wumve kano kantu udacagaguye. A. Inkombe mpimbano z'umuhanda. Ahahagararwa umwanya muto n'umunini. C. Ahanyura abayobozi b'amagare. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cyandike ku gapapuro, ubundi uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kucyandika. Igisubizo cy'ukuri ni A. Inkombe mpimbano z'umuhanda. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho
iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: a. Hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. b. Inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. c. Inyuma ahegereye inguni y'iburyo. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese igisubizo cy'ukuri ni a? Ese igisubizo cy'ukuri ni b? Ese igisubizo cy'ukuri ni c? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni d? Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo ku gapapuro, igisubizo cya nyacyo. Hano rero igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika. Ese ni a? Ese ni b? Ese ni c? Cyangwa ni d? Hano igisubizo cya nyacyo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira: a. Nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. b. Ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. c. Nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni a? Ese igisubizo cy'ukuri ni b? Ese igisubizo cy'ukuri ni c? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni d? Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragarira hehe mu ntera y'ingana ute? Urabona ari intera ingana ute? Ese ni a? Ese ni b? Ese ni c? Cyangwa se ni d? Hitamo igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo birabujije kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira: hari umuntu uba ufite ikinyabiziga ugasanga yashyizeho imbaho, ugasanga yashyizeho ibintu, ugasanga yaracyongeye. Niba ari nk'igare, hari umuntu nigeze kubona afite igare ritwara nk'abantu nka 4, yararigize rinini, intebe y'inyuma ariko hano ntabwo turi kuvuga ku magare, ariko ni urugero nari mbahaye kugira mwumve ko ibi bintu byo kongeraho ubwo nyine hari biba byarabugenewe, ariko birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ubwo ugiye guhitamo ibibujijwe: a. Imitambiko. b. Ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukabona nko kuri b, ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi, ugasanga nk'imodoka itwara amakara no mu mpande baragiye bazirikaho imifuka y'amakara. Urumva abandi bayobozi bishobora kubabangamira bikaba byabatera ibyago. Ubwo rero hano igisubizo cy'ukuri ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira: a. Umweru. b. Umuhondo. c. Umutuku. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ikibazo nk'iki uba ugomba guhita ufata igisubizo. Iyo harimo igisubizo cya nyacyo mwa bino baba baguhaye, uhita ugifata, kuko ibibazo nka gutya nta kundi kuntu baba babikubaza uretse gutya. Ako ni akabanga mba mbibiye. Hano rero urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni a? Ese ni b? Ese ni c? Cyangwa ni d? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kucyandika iki gisubizo cya nyacyo ku gapapuro.
igisubizo cy'ukuri hano ni B, umuhondo. Ubwo uhita ubifata ni umuhondo, ntabwo bizahinduka ngo ubone ngo byabaye umutuku, ni umuhondo igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho hakagarura rumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: A, volomoteri; B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande; C, amavatiri y'ifasi; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese ni A, volomoteri? Ese ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, amavatiri y'ifasi? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri hano ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira: A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Hari umuntu ushobora kugabanya umuvuduko ku buryo ashobora kubangamira imigendere y'ibindi binyabiziga, akagabanya umuvuduko agatwarira, ukabona nk'ikinyabiziga kiri kugenda nk'umuntu. Ibyo ese birabujijwe? B, gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Hano hari igihe umuntu aba ari gutwara agahita wenda abona akana gahise kishora mu muhanda agahita akacira feri, aho ngaho aba ari kwirinda icyago. Ariko umuntu uri gutwara agatwara nta tara acanye y'ikinyoteri wenda cyo kuburira umuntu w'inyuma, nta kintu akoze kigaragaza ko agiye guhagarara, agahita akacira feri. Ese birabujijwe? C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A na B byose birabujijwe. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ni ibihe bibujijwe? Mu gihe ushobora kubikora ukaba uri kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Hano rero igisubizo cy'ukuri biranumvikana ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko cyane no kugenda uri gukacira amaferi, ukacira feri nta byago uri kwirinda. Ushobora kwikacira uri kwirinda icyago, hari nk'icyago wari ugiye kwirinda, byo wenda biba byumvikana, ariko kugenda ukacira byo ntabwo biba byemewe. Hano ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroke iziritse kuri volomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse volomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'iyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga biyikurura ritagaragara, iyo romoroke igaragazwa ku buryo bukurikira. Ari ikibazo kirekire ariko ndakeka ko umaze kucyumva. Noneho ugiye guhitamo igisubizo cya nyacyo mu bisubizo 4 baba baduhaye ngo duhitemo igisubizo cya nyacyo. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, itara ryera riri kuri romoroke inyuma? Ese igisubizo cy'ukuri ni B, itara ry'umuhondo riri kuri romoroke inyuma? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, itara risa n'icunga riri kuri romoroke inyuma? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni byo? Ugashatse kuvuga ngo igisubizo cya A, B, C byose akaba ari byo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, itara ryera riri kuri romoroke inyuma? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko uramutse ukeneye kode naho watwandikira kuri ya nimero 0789351626 tukagufasha.
Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, wamaze no kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cya nyacyo hano ni D. Ibisubizo byose ni byo. Ndakeka ko Imana ikomeje kubana namwe mu byo mukora byose, kandi intego ya ino channel ni ukugira ngo umuntu wese wayigiyeho ajya gukora azana amanota yo hejuru kandi bitamugoye. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, izami cyose dushyizeho ukajya ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.